nitwa John Rwema ariko umujyi wamaze kumira irindi zina Mr. P. Urugendo rwanjye rwatangiye umunsi nahagaritse kuvuga ngo ejo hashize. Ejo kuri njye ntihabaho. Umwanzi wanjye unteye ubwoba ni njyewe ejo hashize. Njyewe ejo hashize nari umuntu umunyabwoba, w'umukene, utagira ijambo, utagira imbaraga, udafite icyizere cy'ubuzima. Uwe niwe muntu nanga cyane mu buzima bwanjye, njyewe w'ejo hashize. Uyu munsi sintegereza amahirwe, ndayiremera. Ubu niwe njyewe w'uyu munsi. Njya gukora cyane bucece, intsinzi yanjye ikivugira. Believe in yourself, you will be unstoppable. Mr. P tugomba kumwemeza. Ewa, ku buryo atazigera amenya iby'iyo dira z'izo mpapuro. Kabisa. Ntazigera amenya gahunda. Dore nk'abariya baranaje. Ewa, reka tubegere rero tuve mu modoka tuvugane nabo. Izi mpapuro wari wantumye. Okay. Ni hegitari 10 na miliyoni 100. Yeah. Abizi nta kibazo cy'amafaranga mfite. Kandi twagiye dukorana neza. Kuva kera urabizi. Ndumva ari sawa. Okay, nta kibazo. So, akira rero. So bizi ko najya nihenda se. Ni sawa. Yeah. Kandi rwose. Kandi urakoze. Okay. What the fuck, babe? What? Uskura mugore duhaye impapuro zihangitse. Gute se? Reba. Ak ibyo bintu narabikubwiye ko azadutubira uriya mugore. No. Yeah. Ntukare. What is this? This is a fucking joke. It's not a joke. Anyway. Let's go. Chill aho ngaho. So what can we do? Dang. Let's.
utekereza ko miliyoni 100 twaguhariza ubusa uratinyuka ukadoreza impapuro za fake aka kanya igiye gupfa umenye ko wakinishije abadakinishwa wagiye unyibeshyaho kuri kwimana kiye cyokoze mba nkubwire uzi ukuntu bimeze Mr. P nyumva ndabizi ko nakoze amakosa ariko hari ikintu bitiranye nta nzira mbe mu gushaka amafaranga kandi kunyica siko kubona amafaranga yawe unyishe ntayo wabona namaze kuyashora kandi muri business zunguka cyane ziriya miliyoni 100 zawe n'ejo nazo gusubiza washaka n'inyungu yigo Olivia ufite ubwenge ndabizi ko miliyoni 100 utazinsubiza kandi nanjye sinakwica ahubwo nakubwira reka dukore business dushobora kuba aba partner ubundi mbwira diro kwimeze unarangije gushora muri koka abasore banjije bazanzara 2010 uzafata 5 nanjye mfate 5 yeah good deal okay Olivia kera nkigera mu mujyi nari umuntu uciriritse udafite imbaraga udafite amafaranga usuzuguritse umunyantege nke muri make udafite icyerekezo udafite imbaraga udafite amafaranga ariko hari ikintu kimwe nari mfite ambition uriya mugore Olivia ari kudukina yaratubeshye njye numva ngo Olivia twamwica yaba ari amakosa abagomba gupfurira ntarimo igihe ntabwo kiragera uriya ntago ari uwo kwizerwa ibiri 10 bya koki yabikura hehe ubu ni bwo buryo bwiza bwo kumenya ko nta wundi modelo wabyinjiyemo uyu mugore Olivia yatugeza kuri byinshi tukamenya abanzi bacu banyabo tukabikiza waba utazi ko biri bwinjire wakabimenya gute ko ari we mwami w'uyu mujyi byanze bikunze ntabwo yikorana hashize imyaka myinshi nta muntu unyubahuka bigeza kwa Mr. P ubutumwa mwohereje time yageze okay aho ubwo urabizi diro ni diro okay turi kumwe ejo rero